Abakurikiye Energy Radio haba kuri 88 n'ibice 8 90 n'ibice 3 ndetse n'107 n'ibice 3 reka tubasuhuze twizere ko mukomeje kugubwa neza. Hanyuma rero nkuko mwakomeje kubyumva nkuko mwabitegujwe uyu munsi twinjiye muri rendez-vous spécial ni ikiganiro twabategurira ikiganiro ku itegeko rikumira ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina ryahohoterwa rikorerwa mu muryango. Muri iki kiganiro turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bo mu nzego bwite za leta no mu muryango itegamiye kuri leta ariko nanone leta ifite ayure n'itegeko rikumira ihohoterwa. Muri iki kiganiro rero nkuko nari mbikomojeho turi kumwe na bwana Nkuranga Joseph n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke. Mwasuhuza abadukurikiye muri aka kanya. Murakoze kandi abashohoje kunyakira. Turi kumwe kandi na Nyirakuzimana Colette ahagarariye maje mu karere ka Gakenke n'abasuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane. Turi kumwe na Umuhire Juliette nawe ari muri studio zacu n'umukozi w'umuryango Imbaraga mu mushinga Pima nawe yasuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane kandi turabasuje. Yego. Turi kumwe na Munyakazi Jean Paul nawe turamwakiriye muri studio zacu n'umuvugizi w'urugaga rw'abahinzi n'aborozi bo mu Rwanda turabakiriye. Murakoze. Ngiye rero bagezeho ikiganiro nitwi neza Leontine reka dutangire ikiganiro hanyuma dutangire tuvugana na Nyirakuzimana Colette. Mwumvise ijambo maje hagarariye maje ubundi maje ni inzu itanga ubufasha mu by'amategeko by'umwihariko ayihagarariye mu karere ka Gakenke. Hanyuma Madame Colette mukurikije ishusho y'ibibazo mwakira n'andi makuru mufite yibazo mwakira rihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa mu ngo rihagaze rite by'umwihariko mu karere ka Gakenke? Murakoze cyane. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa mu ngo ntago twavuga ko byacitse mu karere ka Gakenke ariko rirahagaragara kimwe n'ahandi kuko dushingiye nko ku bibazo twakiriye muri iki gihembwe gishize cya 2020 21 twakiriye abagabo 77 n'abagore 204 bose hamwe bakaba 281. Mu by'ukuri ubona ko umubare munini ugaragara w'abantu bagaragaza ko bakorerwa ihohoterwa n'abagore bitabujije ko yenda n'abagabo barikorerwa ariko ihohoterwa rikorerwa umuntu ntago rikorerwa yenda ngo nuko yaba ari umugabo cyangwa ari umugore rishobora gukorerwa umugabo cyangwa umugore. Rero uko twabibonye muri aya moko yose y'amahohoterwa nkuko yenda na publicité yatambutse yabigaragaje ubona iriya publicité nayo irimwe amoko yose y'amahohoterwa kandi aya moko yose y'amahohoterwa tuyabonera mu muryango. Yenda mutwemereye twasobanura gatoya ku ihohoterwa n'amoko yayo. Yego rwose nta kibazo. Yego. Ihohoterwa rero ihohoterwa ubwayo ni igikorwa cyose gikorerwa umuntu hatarimo ubushake bwe ariko kandi kikamugiraho ingaruka yaba ku mubiri yaba mu bitekerezo cyangwa se ku mutungo. Nibyo rero bituma haza nk'amoko ane y'ihohoterwa. Hari ihohoterwa rikorerwa ku gitsina, hano hazamo gusambanya abana. Umwana yenda tuvuge ko ari umuntu wese nk'uko itegeko ribivuga n'umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 waba wamubonye mu gihagararo ko ari mukuru yaba yabikwemereye ntago hazamo kumvikana cyangwa kutumvikana. Iyo ari umwana gusa byitwa ko wamuhohoteye kandi ko wasambanisha umwana. Aha naho hanazamo na cya kindi twavugaga cyo gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu bashyingiranwe umwe batabiganiriyeho. Iki nacyo ni icyaha gihanwa n'amategeko nubwo yenda abantu babikora yenda bitewe n'umuco bitewe nuko twakuze ugasanga abantu ntago babiha agaciro ariko ibi nabyo bigira ingaruka yaba ku mitekerereze y'umuntu cyangwa n'uburyo ashobora no kwanga n'ibyo bintu burundu. Tukira aho mudufashije umuntu ashobora kwibaza ngo ariko ni gute abantu bashakanye umwe ashobora gukorera ihohotera donc agahohotera undi kandi barashakanye. Ni mu buhe buryo mu bibazo mwakira bakubwira ko bigenda bite kugira noneho tuvuge ngo wa mugabo yahohotewe umugore yamuhohoteye ati kandi n'umugabo we? Akenshi bikunda kugaragara mu ijambo rimwe ni nkuko biza ku bushake bw'umwe muri bo uko abishatse akumva yabikora kandi nanone kiriya ni igikorwa cy'abantu babiri bakwiye kukiganiraho bakacyemeranwaho. Hari igihe ushobora kubikora yenda arwaye afite izindi mpamvu rimwe na rimwe bikunda kuba
habanje ya mahohoterwa yandi turi buze gusobanura, kuko hari igihe umugabo ava gutsinda cyangwa umugore akava gutsinda, kuko byose birashoboka, akaza nyine ubwo ashobora kuba bishaka ariko yenda atazi mugenzi we yasize mu rugo etarimo cyangwa uburyo ameze mu buryo bwo kwakira icyo gikorwa. Ni byiza rero ko babiganira. Iyo batabiganiriye itegeko ryo riza kugira ngo rirengere urengana, icyo kiba ari icyaha nacyo gihanwa n'amategeko. Hari kandi ihohoterwa rikorerwa umubiri, rikomeretsa umubiri. Umuntu ashobora kuza akagukubita nka bimwe twahoze twumva, ukumva imigeri, ukumva inshyi, kandi mu by'ukuri akaba yanagukomeretsa. Ibyo rero nabyo bihanwa n'amategeko. Hari nanone ihohoterwa rikorerwa umutima. Umuntu ashobora kutagukubitisha inkoni cyangwa iyo migeri n'izo ngumi, ariko akagukomerekesha ijambo. Hariho hava guhoza ku nkeke, ugasanga buri gihe umuntu bamuhinduye ikintu, yaba ari umugore cyangwa ari umugabo. Ngo hari n'abagabo cyangwa abagore batavuga abo bashakanye mu gitondo ngo batera umwaku. Iryo naryo ni ihohoterwa. Ibyo iyo bikubayeho kenshi bituma ushobora kwiyumva nkaho utari umuntu, cyangwa ukumva ko wabaye cya kintu bakwita. Ari naho abantu benshi bakura kwibuza ubuzima, ugasanga umuntu yariyahuye kandi yenda bazi ko ari amahoro, ahubwo hari rya hohoterwa ribabaza umutima. Irindi hohoterwa nanone ni rishingiye ku mutungo. Hari ibintu abantu bakora rimwe na rimwe bakagira ngo bari si ibyaha bari gukora. Ugasanga umugabo yasezeranye n'umugore mu buryo bw'ivangamutungo rusange. Itegeko rivuga ko icyo gihe bose bafite uburenganzira bungana ku mutungo, yaba kuwufataho icyemezo, kuwugurisha, kuwutangaho impano, bagomba kubyumvikana. Umugore cyangwa umugabo umwe muri bakiha uburenganzira bwo gufata icyemezo ku mutungo. Icyo gihe hari n'ababikora bagira ngo bari kuzana inyungu mu rugo, ugasanga mu by'ukuri hari ibintu akora bwihishwa, asa naho abihisha uwo bashakanye. Ibyo ngibyo nabyo itegeko rirabihana. Akenshi ku bijyanye n'umutungo ni nabyo bikurura n'ayandi mahohoterwa menshi. Ugasanga niba batumvikanye ku bijyanye n'umutungo, hajeho ibintu byo kurwana, gukubita no gukomeretsanya, bajya no mu burira kenshi. Ugasanga kubera ko hari ikintu batumvikanye, bashatse no kubikora umwe muri batabyumvikanyeho, ugasanga mu by'ukuri hari ihohoterwa. Urebye amahohoterwa twakira akenshi rishingiye ku mutungo niryo ubona rihatsa yandi, kuko niryo rikomeza kuzana amakimbirane, ari nayo yatumana ya mibanire y'abantu mu rugo ubibamo buri munsi. Wenda iryo hohoterwa rishingiye ku mutungo ubona biterwa n'icyo ubundi nuko nukutamenya itegeko ribarengera niki? Ubona kenshi biterwa n'ibintu bisa naho bihurirana. Akenshi no kutamenya amategeko bibamo, kubera ko umuntu azi itegeko akamenya ko ikintu akoze kigize icyaha. Abantu twese nta muntu ukunda gufungwa, nta muntu ukunda gukurikiranwa n'ubutabera. Azi ko ari ikintu kigize icyaha, kenshi ntago yagikora cyangwa kibangamiye mugenzi we. Nibaza ko n'icyo kintu cyo kutamenya amategeko kirimo, ariko nanone akazamo na kwa kundi k'umuco wacu. Umugabo yumva nyine ari umutware w'urugo, nibyo koko n'umutware w'urugo, ariko ubwo butwara busangiye n'uwo basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo rero iyo yumva buri gihe ari we uri hejuru cyangwa umugore ari we uri hejuru, akenshi usanga icyo gihe bikurura ya makimbirane rimwe na rimwe ashingiye ku mutungo. Tugarutse ku kijyanye n'amategeko, ni byiza wenda ko twababonye muri studio. Ubundi mu Rwanda tuvuga ko itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta buri muntu wese ategetswe kuba arizi. Ariko hirya no hino nyine mu baturage usanga wenda nk'umuturage atabizi. Hanyuma nk'inzi itanga ubufasha mu by'amategeko, abo bantu bo hasi badafite access yo kuba bahita bamenya ayo mategeko, mubafasha iki? Nk'inzu itanga ubufasha mu by'amategeko, wenda nk'iyo mumenye ko bishobora kuba biterwa nuko bataza amategeko, mubafasha iki? Nta nubwo turindira ko bamenya ko tumenya ko bamenya biterwa nuko bataza amategeko. Mu nshingano tugira dufatanyije n'abandi dukorana, natwe tugira inshingano yo kwigisha amategeko. Ubu n'iki gikorwa turimo nacyo nicyo kigamije
kuba twaje hano kuri radio kubisobanura no kugira ngo na wa wundi utaruzi ko ibyo akora bigize icyaha cyangwa bibangamiye amategeko yenda niba atari nayo mu ijuru ayo mu isi nayo yamuhana icyo gihe nawe abimenye agira uko yitwara mu buryo utabangamira mugenzi we. Murakoze cyane, reka twerekeze ku munyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke bwana Nkuranga Joseph. Turi buze kubabaza ihohoterwa rikorerwa mu muryango muri aka karere rirwanywa gute, cyane cyane n'inzego z'akarere muhagarariye mu bice bitandukanye murirwanya muti? Murakoze cyane kumpa n'umwanya. Mu buryo bwo kurwanya ihohoterwa mu karere, navuga ko rwose tubyibandaho cyane, ariko dukora ubukangurambaga abantu bakagerageza kugera hasi bakabyumva, cyane ubukangurambaga tunyuza mu mashuri, abayobozi batandukanye ku karere bagera ku mashuri bakaba ubutumwa bwabo babucisha amashuri. Hari insengero, dufite insengero nyinshi mu karere, ubutumwa nabwo bucamo. Hari inteko z'abaturage, nuko covid akenshi yagiye ibuze inteko, ariko ubutumwa dukunda kubucisha mu nteko z'abaturage. Iyo ugiye kureba kenshi mu mijyi navuga igize nk'akarere ka Gakenke, usanga kenshi harimo n'ibyapa bikangurira abantu kugira ngo ababisoma barebe ko nyine ari ikintu kibi. Nanone binyuzwa mu masoko, dufite amasoko manini aho amaradiyo anyuramo. Amasoko manini dufite, hari irya Gakenke, hari irya Muhondo, ugasanga turacishamo ubwo ubutumwa buri gihe. Ariko dukorana n'inzego twitabaza kandi zibifitiye ububasha, nyuma y'uko dushyiramo ingufu mu bukangurambaga. Ariko ibyaha byose biranga bikaba, navuga ko mu Gakenke atari na byinshi cyane, ntabwo turi ku kigero cyo hejuru, usanga ari bikeya. Ariko twifashisha izindi nzego ziba zituri hafi, cyane zigize inzego z'umutekano. Tuba dufite RIB, ndetse na polisi, hari urwego rwa DASO na Reserve Force. Izo nzego turafashanya kugira ngo ducukumbure turebe ibyo byaha aho byakorewe. Noneho RIB yo kubera ko ari nayo ibishinzwe kujya gushaka ibimenyetso, bakamanuka vuba iyo tubonye amakuru, bakagenda bakabona ibimenyetso, noneho bikaba byagenda ku rundi rwego ku buryo hazamo no gupima no kumenya uko byagenze. Yego, ni byiza ubukangurambaga burakorwa hirya no hino mu mashuri, mu masoko, ariko se bitanguye umusaruro ku buryo umuntu wenda akubajije ngo niba mwarakoze ubukangurambaga ni iki wenda mushingiraho cyangwa se mwagenderaho muvuga ngo wenda byatanze umusaruro, cyangwa nta nuragaragara? Umusaruro uragaragara cyane, kuko iyo tugiye kureba amaraporo ubu nko mu karere ka Gakenke, iyo ugiye kureba nko mu turere tundi, usanga yenda nuko imibare ntayizanye neza, ariko usanga ibyaha byaragabanutse cyane. Dushobora kumara nk'ukwezi, amezi 2, 3 se nta cyaha kigaragara rwose. Kandi nakubwira ko ibyo byaha cyangwa se n'inama tuzikora buri gitondo, tukareba ibyaha byose byagiye biba ku munsi, ku ijoro, ugasanga n'ibyaha bisanzwe gukubita no gukomeretsa, ariko bitanga umusaruro. Iyo abantu bahagurutse bakajya hasi bagatanga ubutumwa, usanga rwose byagabanutse ku buryo bugaragara. Murakoze cyane, reka twerekeze ku muvugizi ni Munyakazi Jean Paul. Turavuga ngo urugaga imbaraga rukorana n'abahinzi n'aborozi. Se ihohoterwa rikorerwa mu ngo, cyane ringiri rishingiye ku gitsina, ku mirimo yanyu, wenda ibyo mukora bijyanye n'abagenerwa bikorwa, no kuvuga abagenerwa bikorwa bo mukorera bihagaze biti? Mukorana mute? Wenda navuga ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo rigira ngaruka ki kuri ya mirimo yabo, ndavuga imirimo y'abagenerwa bikorwa? Murakoze cyane, nagira ngo mbashimire kandi nshimire inzego z'akarere ka Gakenke ku bisobanuro byiza bamaze gutanga. Ikibazo bajije ni ikibazo cyiza kandi cyumvikana. Burya umuryango nyarwanda cyangwa se sosiyete yose kugira ngo itekane no ibanye mu mahoro. Iyo hajemo rero icyitwa ihohotera, aho riva rikagera hose, rigira ingaruka mu buryo cyangwa se ubundi.
icyambere rituma aba bantu babahora mu makimbirane adashira uburyo bwo kwita ku murimo ubwabwo buba bukeya ugasanga bigize ingaruka ku muryango nyirizina uwo muryango uhora mu makimbirane kenshi n'iterambere ryaho kurigeraho biba biteye amakenga. Icya kabiri ntabwo bashobora gukora igenamigambi mu buryo bunoze kuko kugira ngo abantu bakore igenamigambi nuko bashobora kuba bumvikana bakagira intego. Icya gatatu rero nuko bibuza uburenganzira abana babo mu buryo butandukanye ari ukugira ngo bajye ku mashuri ari ukugira ngo bitabire umurimo nta nubwo nibura binagira ingaruka kuri bo gusa bigira n'ingaruka ku bukungu bw'igihugu muri rusange uhereye kuri bo ndetse birazamuka bikatakana n'igihugu muri rusange. Icya gatatu ikindi bituma habaho ingengo y'imari nk'ubu ngubu iyo utekereje wenda maje impamvu iriho maje impamvu ihari ni ukugira ngo nyine itange inama itanga ubufasha muri ibyo bijyanye n'amategeko. Iyo hajiyemo rero icyitwa amategeko inshuro nyinshi n'ingaruka zazo zigaruka ari mbi kurushaho. Usanga rero ariyo mpamvu usanga imiryango ijya muri za gatanya za divorce zigenda ziba nyinshi. Icyo gihe rero uvuga ko societe yamaze kwangirika muri rusange. Ingaruka rero ntabwo aragashakishwa rumuri ni ikintu kigaragarira buri wese ku buryo ni byiza ko twese twakwirinze izo ngaruka kandi ukifuza yuko icyo utakagiriwe nawe utakakigiriye abandi. Ni byiza ndabyumva ko n'imbaraga mu mbabarire ahubwo ingaruka muzizi kandi muzisobanukiwe. Hanyuma nkamwe nk'imbaraga ruhare rwanyu rufatika n'uruhe? Murakoze. Ntekereza yuko rumwe mu ruhare rwacu no kuba twicanga muri studio turi kumwe n'inzego zitandukanye. Urunguru ni uruhare rugaragara rugamije gufasha no kumenyekanisha abantu uburenganzira bwabo no kugira ngo bamenye yuko nayo mategeko ahari. Ugeze kwaza uravuga utese kwitegeko iyo ryamaze gusohoka buri wese afite inshingano kugira ngo aryubahirize. Ryo nutaryubahiriza ryo rizaguhana ntabwo rizajya ryita rivuge ngo nje ntabwo ndizi. Ntabwo bishoboka. Icyambere rero dukora ni ukugira ngo nibura tumenyesha abantu ayo mategeko biciye mu nzego zitandukanye zifitiye ububasha. Twarenze naho ngaho mu gihe gishize twari twarashyizeho abajyanama mu by'amategeko bakaza tukabahugura bamara guhugurwa bakamanuka bakajya hasi mu midugudu kugira ngo barebe nibura ya mategeko yibanze ntabwo bajya kwigisha nk'abacamanza ariko nibura bamenye iby'ingenzi umuntu wese akwiye kwitondera kugira ngo ejo adahura n'iryo tegeko. Icya kabiri nuko twashyizeho nyine twari dufite abakozi mugenzi wanjye Juliet araza kubigarukaho bijyanye n'iyi porogaramu yatumye tunazanga muri studio. Twari dufitemo abantu birenze aho ngaho nibura uyu munsi ubucamanza bwo mu Rwanda burahenze burya uretse no gutakaza umwanya ariko natakaza n'amafaranga. Dukumitwe rero twaravuga ngo reka dukumire hakiri kare icyitwa ubuhuza n'ubwunzi. Tunavuga yuko imbaraga ari bumwe mu miryango ya societe civile yagize uruhare mu kubitangiza. Tukahuza rero babajyanama ariko naho byananiranye tukagira umukozi uri ku rwego rw'akarere akaza gahuza za mpande zombi mu rwego rwo kugira ngo babunge babereke n'ingaruka ibyo bintu barimo ayo makimbirane barimo ashobora kuzagira ingaruka batigeze batekereza. Buri gishuro nyinshi utangira ibintu ari buhoro buhoro ariko ingaruka ziza ari mine kuri wowe. Iyo wagize amahirwe yo kubimenya hakiri kare harimo benshi bareka kujya mu nkiko bareka kujya mu manza bakagaruka bakongera kubaka umuryango bakubaka societe muri rusange. Murakoze cyane kandi muri studio mwabyumvise turi kumwe n'umukozi w'umushinga Pima. Hanyuma umushinga Pima ugamije ubundi gufasha navuga ngo abafatanya ibikorwa kugira uruhare mu bibakorerwa. Nuwuhe mwihariko w'uyu mushinga mushyira mu bikorwa mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa ku gitsina rikorerwa mu miryango cyane cyane ariko ryahoterwa rishingiye ku gitsina? Murakoze cyane. Kimwe cyo umuntu yafata nk'umwihariko nk'uko umuyobozi yarabivuze nuko hari umukozi uhoraho wakira ibyo bibazo by'ihohoterwa n'ibindi bibazo byose bijyanye n'akarengane cyangwa no kurwanya ruswa. Ariko icyo tuba tugamije cyane nuko dufasha abaturage tukabasobanurira kandi noneho nk'umwihariko wundi nuko dukora n'ubuvugizi ku nzego zirenze umuturage tabasha kwigezaho tukamukorera ubuvugizi ku rundi rwego rwo hejuru. Undi mwihariko nk'uko umuyobozi yarabivuze babajyanama bo hasi bitwa imboni z'imiyoborere myiza barahuguwe. Dufite abajyanama abantu bahuguwe 3 muri buri kagari bakumira bagatanga inama
kuri bya bibazo by'amakimbirane ndetse n'ihohoterwa ku buryo aho byanze bakorana n'ubuyobozi kugira ngo byibuze babe babasha gutanga umuti no kugira ngo baturage babashe kubana neza. Iyo umuturage afasha mugenzi we amuha amakuru ya nyayo kurenza uko yagiye ku rundi rwego rwo hejuru, ugasanga nabyo bitanga umusaruro. Ariko aho byanze nubwo barabihuguriwe bana bafashije, aho byanze n'ubundi kubera ko mu nshingano zacu ari ubuvugizi no gutanga inama ndetse no kuyobora abaturage no kubasobanurira, dukomeza tubafasha. Ikindi dukora nuko za mboni z'imiyoborere myiza aho ziri ndetse n'inshuti z'umuryango zarahuguwe mu buryo bwo gufasha abaturage kugira ngo ibibazo bafite bibe byabasha gukemerwa binahabwe n'umurongo, ariko tugamije cyane kumva ko abaturage bakwirukira mu nkiko, kubera ko kujya mu nkiko nibyo burya amategeko aza ku rwego bisa naho byananiranye. Akenshi tuba dushaka gufasha abaturage bacu twifashishije za mboni z'imiyoborere myiza ndetse n'inshuti z'umuryango kugira ngo byibuze babashe gukora kubunga kugira ngo bakomeze kubana mu mahoro, kubera ko itegeko riza ryo ritegeka, ariko iyo abantu babashe kumvikana kubyumvikanishwa birumvikana, kubera ko ntabwo tubabwira ngo muzunge nk'umuntu yahohotewe cyangwa yasamanije umwana. Byanze bikunze bo bunga bya bibazo ushobora gusanga nko muri community abantu bapfuye imbago, bapfuye ibintu byoroheje. Babaturage bacu zambone z'imiyoborere myiza na nshuti z'umuryango, ako niko kazi kabo, ugasanga kandi biratanga umusaruro kubera ko akenshi batanga na raporo kandi bafatikanyije n'ubuyobozi. Hari naho zambone z'imiyoborere myiza zijyana n'ubuyobozi gukemura ikibazo cyangwa bakanabatuma bakazazana report biba byaravuyeyo. Hanyuma mu myaka 10 maze mu karere ka Gakenke tushaka wenda kumenya nk'imbogamizi mwahuye nazo bijyanye no gukemura ibibazo by'irihohoterwa, imbogamizi mwahuye nazo ariko se nanone mwazikemuye muti? Imbogamizi nyinshi zihari ni z'abantu bagira resistance, imyumvire ikiri hasi ni imbogamizi nini. Hazamo n'ubujiji, hazamo na cya kibazo cyo kumva ko umuntu atazi itegeko, ariko kuba utazi itegeko nk'uko bagenzi banjye bambanjije babivuze ntabwo bikora ko itegeko riguhana. Ubwo rero urumva ni kiracyari ikibazo, ariko nk'uko maje yabivuze ni ukomeza kwigisha no guhoraho, ntabwo ari ikintu gikorwa uyu munsi ngo kirari kirangiye. Niyo mpamvu ibyo byiciro byose bafatikanyije n'ubuyobozi ndetse n'inshuti z'umuryango dukomeza kwigisha, tukifatanya n'ubuyobozi ndetse n'abanjyanama abayobozi bose kugira ngo byibuze babaturage bacu duciye mu nteko z'abaturage babashe kumva ko umutekano ari bo mbere wo kwishakamo kurenza ko hari urundi rwego ruzaza kubashakira. Murakoze cyane, reka tugaruke ku munyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke. Hanyuma turibaza tuti hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu bihe bitambutse nubwo nibyo turimo bitoroshye bya COVID-19 byagaragaye ko hari ahantu ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryagiye ryiyongera. Hanyuma tukavuga tuti wenda ni nk'ubuhe buryo mwashyizeho mu karere ka Gakenke by'umwihariko mu kurinda abaturage batuye muri aka karere? Murakoze nanone kumpa umwanya. Navuga nanone ko no twegereye inzego z'ibanze zo hasi cyane, bivuga ko inzego z'umudugudu zaradufashije cyane, imbone z'imiyoborere myiza ndetse n'inshuti z'umuryango barahuguwe ku buryo babaga bari hafi, kandi nanone ku mavuriro yose haba hari isange one stop center ku buryo yihohoterwa ryagaragaye nk'umuntu wagize icyo kibazo ahita ajyanwayo. Birumvikana rero ko rwose nk'inzego za Gakenke zikorana inzego zo hasi ziba zifite na telefoni cyane cyane za RIB aribo babishinzwe, ku buryo niyo hagize ikigaragara bahamagara bati aha naha mu mudugudu runaka akagara kanaka hari ikibazo iki n'iki, noneho ku buryo nka RIB hita ibanguka ikaba yahagera ikapima igashaka n'ibimenyetso. Wenda mukurikije raporo zibageraho umunsi ku munsi, nakwibaza ntise mu gihe cya COVID-19 ugeranije n'icyo gihe no mu bihe bisanzwe, wavuga ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu miryango mu karere ka Gakenke ryariyongereye, nta kiyongereyeho, ryaragabanutseho, byari bimeze biti? Navuga ko ryiyongereye. Namwe murabizi ko abantu cyane cyane twagumye mu mago yacu, ugasanga abantu bari kumwe amasaha menshi, ariko ntabwo byari ku kigero gikabije. Ntabwo navuga ko byari ku kigero gikabije, nk'uko nari navuze imbone z'imiyoborere myiza inshuti z'umuryango
babaga bari hafi inzego z'umudugudu ba midugudu babaga bari hafi nabo ariko bashinzwe gukumira n'ibyo ngibyo ugasanga nubwo abantu batagendaga cyane ariko yari umuturanyi wawe umenya ikiri kwa muturanyi wawe ku buryo ushobora kugitangaho amakuru ni muri ubwo buryo rero twifashishije izo nzego zo hasi ntago navuga ko byakabije byazamutse cyane ariko birumvikana ko ntago imibare navuga ngo ni kangahe ku ijana ariko ntago byakabije. Murakoze cyane reka tugaruke kuri Colette muri buze kudufasha wenda uretse kubona abantu bajya kurega ngo bahohotewe ari uburyo bwiza wavuze ngo ntabwo murindira ko umuntu ahanwa n'itegeko atararimenya nifuje kumenya mubikora mu buhe buryo kugira wenda tuvuge ngo umuturage wa Gakenke azi itegeko rimurengera mu gihe ahuye mubikora mu buhe buryo? Murakoze. Uburyo dukora bwo kumenyekanisha amategeko kugira abaturage bayamenye akenshi nk'uko umuyobozi uhagarariye ubuyobozi bw'akarere yabivuze mu nteko z'abaturage tugira umwanya tukaganira nabo tukababwira amwe mu mategeko akunda gukoreshwa nabo hanyuma tugira natwe n'igihe cyihariye cyo gusura abaturage kuko izo nzego zose z'ubutabera tugira forum iduhuza yitwa urwego rw'ubutabera habamo n'iyi miryango itari ya leta nayo ikora mu bijyanye n'ubufasha mu mategeko rero turahura tukagira igihe cyo kwegera abaturage hasi tukaganira nabo ku bijyanye n'amategeko birumvikana hari igihe tutababona bose ariko iyo uvuga ngo nabwiye igice kimwe cy'abaturage hari igihe na mugenzi we amubaza n'abo bantu bandi b'inshuti z'umuryango akenshi bagira amahugurwa yihariye ndetse n'abunzi barabegereye bagenda babamenyesha uko ibyo amategeko ateganya kandi n'umuntu wese ubishatse tuba duhari dukorera ku biro by'akarere ka Gakenke turi abakozi batatu hari ushinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ushinzwe guhuza ibikorwa by'abunzi hari ushinzwe kurangiza imanza n'umuhuzabikorwa w'amaje wunganira n'abatishoboye mu nkiko kandi ku buntu iyo batishoboye ibyo byose izo ni inshingano dukora buri munsi kugira ngo turebe ko twafasha abaturage byibura bamenye itegeko ndetse n'ibiganiro kuri radio nk'uko nyine byakozwe. Ngize ikibazo hanyuma ari ibintu bibiri mwavuze nshaka ko muduhuriza mwavuze ko bishoboka ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa mu muryango bishoboka kuba biterwa nuko abantu batazi wenda ayo mategeko hanyuma murongera muravuga muti ntabwo turindira ko wa munaza guhanwa na rya tegeko ahubwo turamwegera ibintu murabihuza muti? Birahura kubera yuko aho tudategereza ko bahanwa n'amategeko nuko nyine tubegera kugira ngo tuyabakangurire igihe cyose batari bagirana ibibazo n'amategeko. Ikindi nanone nyine urumva birashoboka ko hari umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kugira imyitwarire itari myiza muri society niyo mpamvu nyine amategeko abaho kugira ngo n'uwo muntu nawo itegeko rimugarure mu murongo yongera agendere ku murongo nyine ko muri societe birashoboka. Bivuze ngo hari abatarabimenya neza bakwiye kwitabwaho? Oya hari n'ababirengaho banabizi ugasanga rirenzeho nyine kubera ya myitwarire ye akaba ari nayo mpamvu itegeko riza rikamufasha kongera gusubira mu murongo. Ahubwo icyo kintu cyo kubirengaho hanyuma wenda no muri rusange shobora wenda guhura n'umuntu ugatekereza ko azi nk'ikintu birashoboka ariko atari ko bimeze twagiraga wenda mu minota mike udusobanurire hari ikintu wakomojeho kijyanye n'umutungo se ni ryari umugabo ashobora kwifata akavuga ngo agiye kugurisha umutungo birashoboka se umugore se biba byagenze biti birashoboka se wenda udusobanurireho gato kugira ngo n'abaduteze amatwi bagire icyo bamenya. Murakoze cyane turagira ngo yenda dusobanure mu magambo make ibijyanye n'imicungire y'umutungo buriya abantu basezeranye ku bana basezerana n'uburyo bazacungamo umutungo wabo hakaba rero itegeko ryateganyije uburyo butatu ni itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe impano n'izungura yo ku itariki 9/8/2016 biteganya ko hari uburyo bw'ivangamutungo rusange muri ubwo buryo abasezeranye bahitamo gucunga umutungo wabo hamwe ndetse n'imyenda hanyuma hakaza n'uburyo bw'ivanguramutungo risesuye muri ubwo buryo nanone abasezeranye
buri wese aba afite umutungo we ariko bagakomeza kugira inshingano z'urugo ndetse no ku bana bakazihuriraho. Hanyuma hakabaho n'ivangamutungo w'umuhahano. Ni ukuvuga ko hari abantu bajya gusezerana akavuga bati njyewe ibyo mfite ndakuraho, yenda niba afite amasambu 3 akavuga ati ndafata isambu imwe nyizane tuyitangizanye umuryango wacu, hanyuma ni ayabiri nsigaranye arabara yanjye mfiteho uburenganzira, hanyuma n'ibindi byose tuzahaha tuzaba tubifiteho uburenganzira bungana. Rero itegeko ntago ritegeka cyangwa iyo bagiye gusezerana ku murenge ntago rivuga ngo mugomba guhitamwo ubu buryo. Abasezerana bo bahitamwo uburyo bashaka bitewe n'uburyo bumva buzabanogera mu gucunga umutungo wabo. Kandi nta nubwo tuvuga ngo muri ubu buryo ubu ni bubi cyangwa ubu ni bwiza, kubera yuko ni amahitamo yabagiye kubana, kuko ntago abantu bahuza imitima ngo yenda kuba bavuze ngo bazavangura umutungo ku nyungu zabo basangiye baziranyeho uvuge ko umubano wabo wahagaze. Ni ukuvuga ko ubu buryo ni bwiza ku muntu wabuhisemo azi n'icyo abuhitiyemo. Rero iyo mwasezeranye kuzacunga umutungo wanyu mu buryo bw'ivangamutungo rusange, kuko ari bwo buryo tubona abantu benshi bahitamo, akenshi icyo gihe ugiye kugira icyo ukora ku mutungo musangiye ni ngombwa ko mubyumvikanaho. Itegeko rirabihana iyo utabikoze gutyo. Ni ingingo y'150 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano, ivuga yuko umuntu wese utanga, urumva gutanga ni impano, ugurisha, ugwatiriza cyangwa ukoresha umutungo w'urugo ariganyije uwo bashyingiranwe abakoze icyaha, iyo gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitageze ku mezi 6. Rero hari ibintu abantu bakora mu by'ukuri ukabona byabaye umuco wabo kandi mu by'ukuri ari ibikorwa bigize icyaha. Ugasanga buri gihe afite umuco wo guhisha umugabo, afite umuco wo guhisha umugore, niba agiye mu kabari yizihiwe, niba ari umugore cyangwa ari umugabo akagaba kandi atigeze abiganiraho n'umugabo cyangwa umugore we, ugasanga mu by'ukuri ibikorwa akoze bigize icyaha. Rero ndetse n'itegeko ry'ubutaka naryo rirabisobanura mu ngingo yaryo ya 22 rivuga yuko ihererekanya ry'ubutaka yaba agiye kugurisha cyangwa gutangira ubuntu bisaba ko abanditse ku cyangombwa cy'ubutaka bose babigiraho bagaragaza ukwemera kwabo. Ariko arakantu gatangira ngo nsobanure kuri ibyo bivuga ngo abanditse ku cyangombwa cy'ubutaka, nuko ririya tegeko twavuze mbere rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe, ingingo ya 6 aline yisoza ya 3 agaka ka 3 ivuga ko umutungo wanditse kuri umwe mu bashyingiranwe barashyingiwe ivangamutungo rusange uba ubarirwa mu mutungo wabo bombi. Hari bamwe rero babyitwaza akavuga ngo ko icyangombwa cy'ubutaka kitanditse ku mugabo cyangwa ku mugore ngo ubwo nshobora kubigurisha ngo bikagenda gutyo. Ntago bishoboka, kuko najya gukora mutation mu butaka bazamusaba icyemezo cyo gushyingirwa, kandi icyemezo cyo gushyingirwa kizaba kigaragaza uburyo bahisemo bwo gucunga umutungo. Bazahita bamusaba ko n'umugore cyangwa umugabaza. Rero uburyo bwose cyangwa amanyanga yose umuntu yatekereza gukoresha, hari uburyo itegeko ryagiye rirengera cyangwa rifasha kugira ngo abafite uwo muco nyine udasobanutse babashe gukumirwa. Murakoze. Yego murakoze. Turagaruka ku mukozi w'umushinga Pima, mvuge ngo amahugurwa ni kimwe mu bifasha kugira ubumenyi bwimbitse ku bantu runaka ariko no kubazo runaka. Kuri ingingo hari icyo mugenera abagenerwa bikorwa? Yego murakoze. Izi mboni z'imiyoborere myiza nkuko twababwiye dufite 3 muri buri kagari. Aba bantu barahuguwe kandi si rimwe si kabiri, kubera ko muri gahunda tuba twarihaye y'umwaka tuba dufite uburyo tugenda tubahugura umunsi ku wundi, kubera ko tugirana n'inama za buri kwezi kandi tugatangamo message, kubera ko dukurikije bya bibazo baduha, kubera ko nibazo bakira aho batuye babikorera raporo, ariko tugira n'ibintu byitwa bya coaching ku buryo niyo by'abatara amahugurwa no kuri telefoni yahuye n'ikibazo mu byo yakira umuhaha amakuru kamuhana uko akitwaramo, kugira ngo bwa bumenyi yahawe ya mahugurwa yahawe dukomeze kuya sana bayasigasira umunsi ku wundi. Tubaha n'imfasha nyigisho kugira ngo aho bahuye n'ikibazo bamenye ngo barakitwaramo bate. Ni byiza murabikora, ariko se mwizera mute ko ibyo mubaha cyangwa se amahugurwa abafasha mu buryo burambye? Yego murakoze.
tubyizera tugendeye kuri raporo batanga. Urumva dukurikije raporo baduha tumenya ngo ibibazo bakire babikemuye bagendeye kuri bwa bumenyi bahawe. N'abaturage batariza amategeko cyangwa se badafite n'ubumenyi buhambaye, cyangwa harimo n'abatarize, kubera ko iyo tugiye gutoranya zambo n'izimiyoborere myiza zitoranywa n'abaturage bagenzi babo bakurikije ubunyangamugayo bafite. Urumva rero tugendera kuri za raporo batanga, ukamenya ngo niba yakiriye ikibazo cy'umuntu warandimba ngo se yakitwaye mwate, yavuganye gute n'ubuyobozi. Ibyo ngibyo nibyo biduha icyizere cy'uko ya mahugurwa twabahaye yatanze umusaruro kandi akomeza afatikanya, dukurikije nuko n'abayobozi babifashisha hamwe na hamwe kujya gukemura ibibazo biba byabonetse aho batuye. Raporo ziba zihagije se? Nta buryo bwo kujya kuri tere murebe ko za raporo batanze zihuye koko neza n'ibiri kuri tere? Cyane rwose turabikora umunsi ku wundi, kubera ko nkuko nabibabwiye ko tugira n'inama buri gihe mu kwezi cyangwa se mu gihembwe, bitewe nuko gahunda tuba twihaye ibimeze na disponibilité yabo. Ariko kandi urumva ko dukorera mu mirenge yose uko ari 19. Iyo turi buhure nabo tubahuriza ku rwego rw'umurenge, bakaza tukaganira, tukagirana ibiganiro naho baba bafite imbogamizi tukaba twabasha kuzikemura, kubera ko baba bafite umukozi ubakurikirana umunsi ku wundi. Murakoze. Reka tugaruke ku muvugizi rero Munyakazi Jean Paul. Ndavuga nti ni byiza kwenda urugaga aricyo mufasha leta mu bijyanye no gukumirira ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko siretse urugaga imbaraga ni uruhe ruhare indi miryango wenda itegamiye kuri leta yakabaye ifasha leta mu buryo bwiza bwo kurwanya ihohoterwa tubona mu miryango rishingiye ku gitsina? Murakoze. Icyambere nuko imiryango nyarwanda itari ya leta ni imiryango yarashyizweho n'urwego rw'abaturage, kandi rukabashyiraho bafite manda yo kugira ngo babafashe mu nzego zitandukanye, haba ari mu bukungu, imibereho myiza, ndetse no kubakorera ubuvugizi butandukanye kugira ngo bashobore gukiranuka n'imbogamizi baba bahuye nazo. Ni muri urwo rwego rero imiryango nyarwanda kenshi ikwiye kuza ari ibisubizo by'ibibazo by'abaturage, kuko nimba babereyeho abaturage umuryango udatekanye, nta n'impamvu yo kuba icyo gihe societe civile yakagombye kubiriho, kuko nanone ni urwego nyine rukwiye gufasha abaturage mu buryo ubu cyangwa se ubundi. Ni muri urwego rero societe civile z'u Rwanda zirimo ibice bibiri, harimo abari mu butabera, harimo abari mu bukungu, hari n'abari mu mibereho myiza. Izo nzego zose rero icyambere ni ukwigisha abaturage, gukora ubukangurambaga, noneho no kubafasha kugira ngo bagire ya makuru batari bafite, ashobora gutuma koko za ryahohoterwa turimo kuvuga rigabanuka. Kubera yuko igihe ihohoterwa rihari tukwiye kumva ko ari inshingano yacu ko icyo gihe ya societe civile nta mpamvu yaryo, kuko mu byo ishinzwe bya mbere ni ugukumira icyo ari cyo cyose cyatuma umuturage adatekana uko bikwiriye. Icya kabiri ni guhuza ingufu societe civile imwe ntibe nyamwigendaho, tugakorera hamwe, tugakora nka teamwork. Hanyuma nanone n'ukuzuzanya n'inzego zitandukanye za leta, kubera yuko nta rwego rumwe rukwiye kuba rurahanga urundi rube hariya, nta arbitrage iri hagati. Twese icyo tubereyeho ni ugufasha wa muturage kugira ngo arusheho kugira imibereho myiza. Aha rero nagira ngo mbonereho societe civile nge navuga yuko ikora ibikorwa byinshi kandi bikomeye no kuba twicaye ahangaha turi kumwe n'inzego za leta. Uru narwo ni uruhare rwa societe civile, kwerekana buri wese uruhare rwe ni uruhe, ese buri wese yakagombye aho umuntu afite intege nkeya akazikoresha, aho undi naho hafite undi akamwunganira. Warubaje mugenzi wanjye Juliet, turavuga ese icyizere gihari cyuko ibyo bikorwa bitandukanye muri mu gukora bizaramba ni ikihe? Ni ikibazo cyiza, ni n'ikibazo gikomeye, kubera yuko icyambere ni uvuga ngo ni mahire ko bino bikorwa by'ubutabera bitigeze bikorwa n'iyi miryango yonyine, ahubwo twakoranye n'inzego bwite za leta zitandukanye zihabwa ubushobozi, haba ari ubushobozi bujyanye n'amahugurwa, uburyo bwa monitoring, gukurikirana ibikorwa, ariko noneho banahuzwa na rwa rwego rw'imboni z'imiyoborere, bahurwa n'abajyanama mu by'amategeko, bafite network, bafite urwego ku rwego rw'umurenge, bafite urwego rw'akagari, bicara bagasesengura bya bibazo. Ibyo rero biratanga icyizere ko ibyubatswe muri iyi myaka 10 bitazasubira inyuma. Icya kabiri, buri kintu kiya gusubira inyuma ni cyo umuturage atabonye ko kimufitiye akamaro. Umuturage amaze kumenya akamaro ko kwirenganira, akamenya n'urwego ashobora kubarizamo. Uyu munsi maji irahari mu rwego rw'imirenge, haba hari ushinzwe imiyoborere myiza, imiyoborere ku rwego rw'umurenge, haba hari etat civile. Izo ni inzego zose ziba ziriho. Iyo amaze kumenya imikoranire y'umuturage n'urwo rwego,
akamenya ko afite inshingano yo guhagarara ba baturage bagenzi biwe, inshuro nyinshi ibyo bikorwa birakomeza. Hanyuma rero ikindi nuko nkuko ejo twahoze tubigana mu kiganiro cyabaye, nuko twemeje dufatanyije n'ubuyobozi bw'akarere, twasinye amasezerano yerekana uburyo bino bikorwa bizaramba, bidakwiye ko ibikorwa bikwiye kuba birambitswe, kandi n'igihe cyose twaba tufite ubundi buryo dufite inshingano kugira ngo dukomeze dutange ubujyanama kugira ngo zino nzego zubatswe muri iki gihe cy'imyaka 10 ibyo twose bidasubira inyuma. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Navuga ngo muri iki kiganiro dufite n'abagenerwa bikorwa, no kuvuga abateza amatwi ikiganiro, reka tubahe umwanya turi buze gusoma ibitekerezo yaba kuri page yacu ya Facebook, hari n'abaduhamagara turi buze kwakira mu kanya ibibazo, ubwo muri mwitegura kubisubiza. Hari wavuze ati ngewe ndashimira cyane umushinga Pima kuko abo bavuga b'imboni nibyo batugeraho baradufasha, hanyuma ariko uze ku mumbarize maje ntabwo tubabona, ahubwo yadufasha akaduha nimero mu gihe twagize ikibazo bakaba badufasha, kubera ko tugira ibibazo bitandukanye cyane cyane mu cyaro. Ati ndi Busengo. Maje tutarava kuri umurongo mwatanga nk'umurongo baboneraho. Yego, turi abakozi batatu. Nimero ni 0783 663 5720, cyangwa arushinzwe GBV nawe ni 0788 566 66709. Murakoze cyane. Sinzi niba mwayisubiramo ariko nibura imwe. 0788 3 663 5720, 0788 566 66709. Murakoze. Hari yitwa Dominique ari Kamubuga, ni mu murenge wa Kamubuga. Ati ngewe mbona ihohoterwa iwacu rishingiye ku gitsina rihari, ati kandi kiritera cyane n'ubukene. Ikibazo kikigaragara rero ugasanga nk'umugabo w'imyaka 38 asambanyije umwana w'imyaka 18 yitwaje ko afite amafaranga, yajya kurega agaha ababyeyi b'umwana amafaranga, bikarangira mu muryango, umwana bikamugiraho ingaruka muri societe nyarwanda. Ibyo bintu murabivuga iki hagati y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere? Murakoze. Yego. Murakoze nanone. Icyo nakivugaho, koko muri societe bikunda kubaho, bikunda kugaragaraho, usanga abantu bahohotera abana bitwaje icyo bari cyo se cyangwa se nibyo bafite. Ariko navuga ko rwose iyo amakuru yamenyekanye, bitagumye hahandi, amakuru akamenyekana ku buryo agera ku nzego zibishinzwe, ni urugero niyo byagera ku rwego rw'akarere cyangwa se inzego zibishinzwe zirimo RIB, numva ko rwose wabikoze ashobora gushyikirizwa ubutabera cyangwa se akaba yafatwa. Akenshi bakunda guhishira amakuru. Guhishira amakuru nicyo navuga ko aho byagaragara hose, amakuru bajye bareba ukuntu bayatanga, yaba ari ku muturanyi, niyo baba bitamureba ku giti cye, niyo byaba byabereye ku muturanyi, ariko iyo amakuru yagaragaye inzego zirabikurikirana kandi umuntu agahana. Murakoze. Yitwa PC. Ati mwakoze cyane kuri icyo kiganiro cyiza. Ati hari ibintu hano iwacu iyo umuntu akoze yakoreye ihohotera undi hanyuma akabivuga niwe bigiraho ingaruka. Ati nk'iwacu muri Rusasa hari aho biherutse kuba, hanyuma umugabo aza gutanga amakuru, aho kugira ngo bafate uwakoze icyaha aba ari we bajya gufunga. Ese ibyo byo mubikemura muti? Ati niyo mpamvu ahanini tuba twanze no gutanga amakuru. Murakoze. Murakoze. ntago nahamya ko uwakoze icyaha bamureka hagahanwa undi, ahubwo yenda ngira ngo ni amakuru aba atatanzwe neza, ariko nizera inzego z'akarere ka Gakenke zibishinzwe zikora iperereza mu baturanyi, zigakora iperereza mu nshuti, zikajya ku aho icyaha cyabereye,
ku buryo nyuma y'igihe uwagikoze agaragaraga hano. Ibyo rero byo kuvuga ngo uwagikoze baramuhishira hagahanwa yenda utagikoze, numva ko hari ahantu amakuru aba atafashe neza cyangwa se atagaragaye neza. Njye numva uwabaza amakuru neza ayahagazeho akayashyikiriza inzego zibishinzwe ko uwo muntu yahanwa. Kandi nakwifuza ko buriya no kumenyesha inzego zitandukanye ni byiza. Uwaba afite icyo kibazo ashobora gutelefona na meya, nyakubahwa meya w'akarere, ashobora gutelefona gitifu w'akarere, ashobora gutelefona vice meya w'akarere. Izo nzego zose zirakorana kandi hafi, numva batakwihererana ibyo bibazo murakoze. Ati Leontine Mbariza, umuyobozi w'akarere n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke, uti nubuhe buryo mwashyizeho burinda abantu batanze amakuru, ubundi mbahe amakuru itaka ryake. Ati rusasa turababaye. Murakoze. Numva ko ngira ngo mu mabwiriza ajyanye n'ibi bintu by'ihohotera, numva ko identite niko nabivuga yenda cyangwa se imyirondoro y'umuntu uba watanze amakuru itagomba kujya hanze. Nakwifuza ko simpamya ko yabura telefone yanjye, ashobora kunyibwirira ku giti cyanjye akampamagara. Mwayibabwira niba bishoboka. Niba nta kibazo nayivuga no mu ntego z'abaturage ndahivuga hariho hose. Ni 0788 30 27 38 0788 30 27 38 yanyihamagarira, ntago rwose identite yajya hanze. Hari ikindi kibazo. Ati Leontine, ibyo bintu muri kuvuga hari aho bitaba bishoboka. Ati none se kusanga nk'umuyobozi w'akagari abyihishemo cyangwa se akaba ari gukora iryo hohoterwa, ubwo noneho wajya kuregahe? Murakoze. Umuyobozi w'akagari nyine kubera ko aba ari umuturage, ariko umuyobozi w'akagari ntabwo ari uyobora urwego rw'akarere. Umuyobozi w'akagari rwose azajya bitubwira, azajya mpamagara rebe ukuntu bigenda. Ntabwo ahari umuyobozi w'akagari aba ari hariya abaturage bavuga bati uyu ni umuyobozi wacu ukomeye cyane, ariko ntabwo iyo ugiye kureba inzego zimukuriye ni nyinshi. Hari ubuyobozi bw'umurenge burazamuka, hari ubuyobozi bw'akarere, hari n'izindi nzego. Ntabwo rero rwose ntakagira ubwoba. Icyangombwa nuko azajya atanga amakuru mu ibanga. Ntabwo umuyobozi w'akagari ashobora kumenya uwatanze ayo makuru atabivuze nawe ubwe ku giti cye. Murakoze cyane. Turacyari mu kiganiro rero, abaduteze amatwi. Ni ikiganiro hanini ku itegeko rikumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa mu muryango. Ari ibitekerezo, ari ibibazo, ari ibyifuzo, byose turabyakira. Mu kanya gato turakira abantu ku mirongo yacu ya telefone. Ikindi kibazo kiri kugaragara mu murenge wa Nemba. Ati mwiriwe Leontine, nitwa Jado, merereye hano mu murenge wa Nemba. Ati ikibazo rero dukunze guhura nacyo mu bijyanye n'ubutabera. Ati n'ubundi hari amahohoterwa aba mu buryo butandukanye, ugasanga umuntu baramufunze iminsi ibiri akaba aragarutse. Ese twashakaga kubaza uwo munyamategeko, biba byagenze bite kugira ngo umuntu akore icyo cyaha binagaragara ko hari ibimenyetso hanyuma bamufungure? Murakoze. Iki kibazo cya Nemba yenda byaba byiza umuntu agisubije afite kese nyine byabayeho, ariko ibyo tugiye kuvuga ni muri rusange. Ubundi gufunga umuntu ntago ari ihame. Mu mahame yacu y'amategeko tugenderaho mu Rwanda, umuntu yakaba yakurikiranwa ari hanze, kuko igihe cyose atarahamwa n'icyaha abagikekwa. Ubwo nawe wakibajije abyirebereho niba bamubeshyeye cyangwa yenda n'ibivugwa ari ukuri, bagahita bamushushubikanya no muri gereza n'iki. Burya iyo ushaka kumva ikintu kishyiraho. Hanyuma kuba rero umuntu yagenda agafatwa akabazwa mu minsi ibiri akagaruka, ntago biba bivuga ko atakiri gukurikiranwa. Ahubwo yenda ubutabera buba bwabonye ko ari byiza ko yakurikiranwa ari hanze, hanyuma igihe icyaha cyazamuhama
akazakora igihano nyine urukiko rwamukatiye, niba ari igifungo, niba ari amande, niba ari hazabu, byose. Rero mu by'ukuri abaturage bakunda kugira ibyo bibazo byo kubona abantu bakoze ibyaha bari muri sosiyete ariko suko baba batari gukurikiranwa. Biranashoboka ko yenda ashobora no kuba kwa kundi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere yabivuze, barafasha amakuru bakayihererana, ugasanga na ya dosiye nta kintu kirimo. Ni byiza rero ko n'abaturage bagaragaza uruhare rwabo mu bibakorerwa cyangwa no kugira ngo ubutabera butangwe, kuko n'ubundi butangwa mu izina ry'abaturage. Bakagaragaza amakuru, bakagaragaza ibimenyetso, kuko iyo banabitindanye, tuvuge nko ku muntu wahohotewe, wasambanijwe, akenshi ababyeyi bakunda guhita bajya gukarabya abana, kandi icyo kintu ukoze cyo kumukarabya bya bimenyetso urabitakaje. Niba ari n'ikariso bamuciriyeho, urayimwambuye, umwambitsa k'umugore uwo mwanya, kandi bya bintu byose byakoreshejwe mu cyaha bifite icyo bivuze ku bimenyetso. Uko rero mu batindana mwiyunga, mukunga ibitungika, abaturage babatindana cyangwa se bakaba banahishira uwakoze icyaha, bikomeza kugira ingaruka kuri bwa butabera twese dukeneye. Ndumva mu magambo make aruko nabivuga. Hari ikintu mwari mukomojeho cya presumption of innocent. Iyo umuntu atarahamwa n'icyaha, tuvuga ko wenda umuntu ahamwa ni urukiko ari rwo rufite ububasha bwo kumuhamya icyaha, ariko uracyasanga hirya no hino haracyagaragara ibintu umuntu baramufashe, kabone niyo baba gufatanya igitoki wawe, ariko wa muntu ntabwo afite uburenganzira bwo kukubwira ngo urumujura, kuko birashoboka ko ari nanjye waza nkagishyiraho. Ibyo bintu byo muhangana byo mute nabyo, kubera ko mu nzego z'ibanze uzasanga iki kintu batacyitaho. Niba bafashe ibintu runaka n'ibimenyetso yego, ariko ntabwo bakabaye bahita bamwita umujura, ntabwo bakabaye bahita bamwita cya kindi urukiko rutamuhamije. Iki cyo muhangana nacyo muti? Ni uruhare rwacu twese, n'ubu namwe murimo muradufasha guhangana nacyo. Mu by'ukuri kuba umuntu afashwe cyangwa akurikiranweho icyaha ntabwo bihita bivuga ko ari umunyacyaha, ariko biranashoboka ko ukurikije circumstance icyaha cyakorewemo ukura uwo muntu muri sosiyete, harimo n'uburyo bwo kumurengera. Rero kuba bashobora guhita bamufata bakamujyana, bishobora kuba biri mu nyungu ze zo kumurengera, cyane cyane nka biriya bintu by'ama-accident. Ubona iyo umuntu akoze accident c'est par imprudence cyangwa se ni uburyo bw'ubuteganye bukeya, ariko ubona abantu bahita bamwuzuraho ku buryo iyo polisi itagobotse ngo ihite namuvana muri abo bantu, bashobora nabo kumugerera nabi. Ariko akenshi nyine uko ihame ry'amategeko tugenderaho rivuga, iyo umuntu akurikiranweho icyaha buri gihe aba agifatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko ruzamuhamiriza icyaha. Murakoze cyane nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke. Turagenda dusatira umusozo. Hari abaturage by'umwihariko bari mu karere muhagarariye kuri iyi saha bakeneye wenda kumva ubutumwa. N'ubuhe butumwa mwabaha? Ntabwo twavuga wenda ngo Gakenke nigaragaramo ibibazo naho wenda biri tuvuge ni biki, ariko se n'ubuhe ubutumwa mwabaha abantu bafite ibibazo aho kugira ngo bigere naho bahohoterana? N'ubuhe butumwa mwabaha? Mwakoze. Ngira ngo uko n'abagenzi banjye bagiye babikomozaho, mu magambo make nuko ubundi kwirinda icyaha ni ibintu byiza. Navuga ko rwose abantu aho turi hose tugomba kwirinda icyaha. Iyo ukoze icyaha urahanwa, amategeko akaguhana, ukaba wafungwa, ukaba wagirirwa nabi. Navuga ko umuntu aho ari yakwirinda icyaha, ariko nanone niyo wagikora cyangwa se abonye wagikoze akagitangaho amakuru byihutirwa, cyane cyane kuri ibintu nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze. Hari ibintu by'ibanze yenda babishinzwe baheraho kugira ngo umuntu bagaragaze koko yuko yakoze icyaha. Nasaba ko bajya batanga amakuru vuba na bwangu kugira ngo inzego zibishinzwe zitabare vuba zifate uwo muntu wakoze icyaha. Murakoze cyane. Ntararekura maje, ngiyo umuntu akatiwe igifungo runaka, ihazabu acibwa ni indishyi y'akababaro, mubyita muti? Ihazabu ntabwo ari indishyi y'akababaro, ni igihano. Ubundi ihazabu ni numva Leontine ngo ihazabu ni iki? Ihazabu ni igihano. Itegeko rishobora guteganya ko umuntu ashobora gukatirwa nk'uko bavuga igihano cy'igifungo, ubwo ni ihazabu nayo ni igihano. Indishyi
ni ikirego tuvuga ko ari icy'imbonezamubano umuntu wakorewe icyaha ashobora gutanga arega wa muntu wamukoreye icyaha kugira ngo arihe ibyangijwe na cya cyaha. Iyo muvuga ngo yahazabu y'amafaranga y'u Rwanda angana gutya yabwa nde? Ajya mu isanduku ya leta. Yahazabu ntabwo ihabwa nyir'ukurega, ijya mu isanduku ya leta. Mu manza z'inshinjabyaha ubundi harega ubushinjacyaha buhagarariye leta, kuko icyaha gikorerwa leta, icyaha gikorerwa rubanda, kandi leta niyo ihagarariye rubanda. Rero uwareza aba ari umushinjacyaha. Ihazabu ni igihano umuntu wakoze icyaha ahabwa. Ashobora guhabwa igihano cy'igifungo kongeraho n'ihazabu, cyangwa agahabwa igihano cy'ihazabu gusa. Igihabwa umuntu wakorewe icyaha tuvuga ngo ni victime ni indishyi z'akababaro, nawe araziregera ashingiye kuri cya cyaha yakorewe, hanyuma akaba ari cyo yahabwa. Yenda tugarutse kuri uyu muntu wanemba uvuga ngo umuntu wafungwa iminsi 2 akagaruka, niba hari kese azi yabayeho, inzego zibishinzwe zishobora kumufasha. Ashobora kwegera ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Gakenke hariya ku rukiko, cyangwa akegera RIB, abantu bakareba iyo kese, kuko ibyo nasobanuye ni muri rusange, ariko hari ikibazo cyihariye cyabayeho abantu bagisuzuma mu buryo bw'umwihariko. Ndabashimiye, murakoze. Reka tugane ku musozo, n'ubundi ndahera ku muvugizi, nibura nanone munamwe mugira ubutumwa mwasigira abaturage bakarere ka Gakenke, cyane ko mu butumwa nabonye hari n'abagize impungenge bavuga ngo pimiragiye nizo mpungenge muzibamare. Murakoze. Nagira ngo ubutumwa butanga mu bice bibiri. Bumwe nabutanga ku nzego zifite mu nshingano zazo ubutabera cyangwa se ibijyanye n'amategeko, kongera kwegera abaturage kugira ngo bigishwe amategeko, kubera ko iyo amategeko yigishijwe neza abaturage bakayakurikiza ni inyungu ku baturage, ni inyungu ku gihugu muri rusange. Ni byiza rero yuko cya cyumweru kijya giharirwa ubutabera cyakagombye guhabwa umwanya munini, ntikibi cyumweru rimwe mu mwaka, ahubwo inzego zitandukanye buri gihe zigahora zigisha abaturage amategeko. Kubera ko ahandi usanga hari urwego, ku rwego rw'imidugudu ugasanga hari abantu bajya kwiga amategeko, kwigishwa ibijyanye n'amategeko. Ujya ubona nk'amasomero wenda nuko byabuza n'abaturage bacu gukora ku rundi ruhande, kubera ko abantu bakunda imanza. Kera bajya gusanga hari umuntu wirwa yicaye mu rukiko akazahinduka umwavoka wo kuri ako gasozi yitwa umunyamategeko. Nge rero mbona igihe cy'ubukangurambaga nibura amabwiriza y'ibanze, amategeko y'ibanze areba sosiyete muri rusange, cyane cyane yanga yashingiye ku ihohotera, abantu bakwiye kuyamenya mu buryo busa nkaho bwimbitse. Icya kabiri ni ubutumwa duha abaturage, nibumve yuko guhora mu makimbirane ubwaba ari kwidindiza. Bumve yuko rero amakimbirane ntaho ageza, ari wowe uyateza, akugiraho ingaruka mu buryo buziguye. Inyungu ya mbere rero we nuko wirinda amakimbirane, ukirinda kubangamira abandi, ukumva yuko ukwiye kubana na sosiyete amahoro. Buri gihe ukajya wishyira mu kigo cyane ukavuga ngo ariko ibi ndi gukorera abandi ari gihe babikoreye byagenda biti. Mbona rero twese dufatanije inzego zitandukanye, twagira abaturage batekanye kandi babanye mu mahoro. Ku kijyanye rero n'ibyo bibaza bati pimiragiye, ese tuzabigenza gute ko bajyaga batubera abajyanama, ko bajyaga badufasha gutegura imyanzuro? Nibumve yuko mu by'ukuri nko muri uyu mwaka mbere yuko tunagenda, ahenshi muri iki gihe habagaho uburyo bw'ubujyanama. Twari twarahise mu buryo bw'ubujyanama, kubera yuko burya ubutabera, amategeko, imyanzuro, buryo wagiye mu rukiko mu buryo cyangwa ubundi buri rwego rubihomberamo. Turifuza rero ko ikigwe gushyirwaho ingufu n'uburyo bw'ubujyanama, kumva yuko abantu bashobora kwikemurira ibibazo bo ubwabo. Nabonye no mu butabera hari urwego bashyiraho rwitwa ubuhuza. Buriya ni ukugira ngo abantu bahura kugira ngo bajye guhangana. Iyo abantu batangiye guhangana bikurura ingaruka mu buryo burambye. Mu buryo rero bwa pima twashyizeho imboni z'imiyoborere, kandi mu by'ukuri ntabwo twavuga ko twebwe tugiye. Hagiye proje ariko imbaraga yo irahari, hagiye proje ariko maji irahari,
hagiye proje inzego zibanze zirahari nibumve yuko izo nzego bongere nibumve ko ari zo za mbere zikwiye kubafasha gukemura ibibazo twebwe tuzakomeza dutanga ubujyanama dufatanye na societe civile mu buryo butandukanye kandi turibaza yuko tuzakomeza gutanga umusanzu wacu. Ndabashimiye murakoze. Yego reka dusoze n'ikiganiro dushimira abantu bose twakomeje kubana njyewe nitwa Ineza Leontine reka by'umwihariko nshimira umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke bwana Nkuranga Joseph mwakoze cyane kuza muri iki kiganiro. Namwe ndabashimiye cyane. Turashimira kandi umuvugizi w'umuryango w'abahinzi n'aborozi bo mu Rwanda Imbaraga Munyakazi Jean Paul mwakoze cyane. Mwakoze namwe. Yego reka dushimire Nyirakuzimana Colette nawe ni umuhuzabikorwa mu karere w'amaje mu karere ka Gakenke mwakoze cyane Colette. Mwakoze namwe. Dushimire kandi umukozi w'umuryango w'abahinzi n'aborozi bo mu Rwanda Imbaraga by'umwihariko mushinga Pima Umuhire Juliette namwe mwakoze cyane. Murakoze cyane. Imvura igwa nisubira rero muzagaruke.